n'abateza n'imbere ko mbere nyine twarabagurije ubwo bagomba kwibesha buriya muraza kubikora ndabazi kandi burya umubyeyi ugurira umwana yashatse nta nubwo areba igiciro avuga ati nubwo bigura 1,000 10 ntacyo bitwaye niseguye ku gihe reba kitakunze abana tubabwire batubyinireho gatoya baza ko hari ibitekerezo tugomba gutanga bibaza ko nyuvuge ntangiye gusazira nagira ngo rero ngaruke ku myitwarire myiza ya disipurine ahangaha abashinzwe imyitwarire guhera ku y'abayobozi bagenzi be n'abarimu n'abanyeshuri n'abakozi twese imyitwarire rero muri uru rugo y'abanyeshuri muri rusange kugeza ubu navuga ko igeze ku rwego rushimishije abana ubona ko bafite ubushake bwo kugerageza gukora ibintu neza uko bikwiye ariko nyine ntabwo haburamo abagira gutya bagaca ku ruhande nkunze kubabwira kuri rasambura ikunze kujyana ku wa gatanu ko ahangaha mu ishuri ryacu twifuza kurera umwana ushoboye kandi ushobotse hakiyongeraho n'ikindi kijyanye n'isuku umunyeshuri usukuye mu ishuri risukuye ni ibyo rero nshaka guheraho birumvikana kuri uyu munsi bwibanda cyane ku myitwarire y'abanyeshuri wenda rimwe na rimwe ntibuze kuzanamo n'iy'ababyeyi baranyihanganira niba mba mbabonye mwese ngomereye ku y'abanyeshuri rero iyo tuvuga ko turera umwana ushoboye nibyo tumaze kuvuga mu buryo akurikirana amasomo neza agashyiramo umuhate ibyo atumva akabisobanurira akabwira bagenzi be bakamusobanurira wenda mwarimu yaba hari ibyo yamuhaye n'umukoro nawe akagerageza ntabwo byakunda umwana adashobotse gushoboka kwa mbere rero guhera mu gitondo akibyuka umuntu yaje ku ishuri nyine niko biba bigomba kugenda agomba mbere na mbere kwitoza kubyuka kare ahangaha tubyuka saa 11:15 hari abo rero bitangira umunsi utangira rwose batangiye kudashoboka agatangira umunsi adashaka kuva mu buriri bikagenda bikururuka bikaza kugera no ku masaha yo kuryama abandi baryama ugasanga we nta nubwo yagiye kuryama ibyo rero ndashaka kugaruka ku kintu cyo kujyanisha imyitwarire n'amasomo padiri yabigarutseho ntabwo ndibubitindeho cyane usanga abana bamwe na bamwe badafite umuhate wo kwiga mu bana 200 ntabwo baba barenze 50 ariko nyine niyo yaba umwe twe tugira impungenge ugasanga ni wa mwana usohoka buri kanya ugasanga ni wa mwana ugiye aho umuganga akorera ko kwiga ni byiza mu ishuri tukanatsinda ariko buriya hari ukuntu babibongerera n'akantu ko kumenya gukora no gukorana n'abandi iyo bidaherekeje rero umwana hakiri muri science club niho usanga muri karate naho usanga mu rwego rujya gutanza kubyumva neza mbere kurusha uko burya n'umwarimu abikora muri rusange ariko harimo abana barimo nyine baca intege abandi buri gutsindwa ugira ya nyuma yabona mugenzi we barimo kumufasha kubyumva ko nagenda icya Patrick kandi burya cya Patrick nicyo kimwigisha rwose amwita cya Patrick batukana ariko
akabimusubirishamo akabyumva neza. Ako kantu nako turimo kugatiza imbaraga, ariko namwe abana muze kubabwira bakubahe ububahane. Kwinginga kwiga rero abenshi umuntu agiye kwivuga yahita ashaka kuvugira n'ibya disipurine akavugiramo n'ibindi kuko wumva bigendana. Niyo mpamvu n'ushinzwe disipurine ashobora kutaza kuvuga byinshi kuko kenshi usanga bikomojeho, ariko hari abana basabye nabo kugira observation bakora cyangwa kugira icyo bavuga ku by'imyigishirize, n'abibyo basa nk'ababamo n'uko babibona. Abagira ngo rero ntabwo nzi muri aba bifuzaga kugira icyo babivugaho, ndabona hari wenda nibo babizi, bafata ijambo nabo bakagira icyo babwira ababyeyi, noneho tukaza kumva intego y'abana wenda twavuza n'iy'abarezi, natwe tukumva uruhare rwacu icyo twaza kubungura nk'ababyeyi. Murakoze. n'ubumenyi bukomeza kugenda budusangisha. Njye rero uhagaze imbere, amazina yanjye ni Uwitonde Ceci, niga mu mwaka wa 6 MCP, akaba ari njye umunyeshuri uhagarariye abandi. Mu bijyanye rero n'imyigire hano muri kino kigo, hari ukuntu abayobozi bacu badufasha kuba ibyo twiga tubasha no kubihuza nanone n'ubuzima busanzwe. Icyo padiri yari yavuze tubasha kubikora mu matsinda cyangwa se muri club, aho umwana icyo yumva mu ikoranabuhanga, mu mibare, tukabasha kuba twakora nk'icyo twakwita proje. Ni ukuvuga ngo ni ugutekereza ukareba ikibazo gihari muri sosiyete ukaba wagishakira igisubizo. Rero muri iyo STEAM naho dukomeje amarushanwa, tuzakora ku rwego rw'igihugu, bizaba mu kwezi kwa 3. Rero dufite rwose imishinga myinshi twatekereje yazana impinduka, ikanazana icyerekezo tukayishyira mu bikorwa, tukaba twakora ku rwego nyine rwo kuba wakora no ku kazi ka mbere tuba dufite katwinjiriza inyungu mu bijyanye n'amafaranga. Rero bagenzi banjye nabo bahari bafite andi matsinda babamo agenda bafasha, nabo rero baza bakagenda bakababwira ku bijyanye n'ibyo bakora. No mu ishuri kwiga uhari, wenda hari abarezi ababyeyi bamwe ndimo mbona twigeze kujya dufata umwanya tukaganiriza nk'umwana ngo tumutoze kwiga, abari bamwe nkabibuka, ndetse ko hari igihe bibwira umwana akabisigaho yicaye akigendera, ariko kwiga ni ukuba wicaye niba uhari. Nk'ubu turi aha uko biri kose ntabwo tumeze nk'umuntu udahari. Umuntu udahari arabibarirwa. Umwana rero kwicara niba isomo rimara iminota 40, akumva ko iminota 40 arayimara. Hari ukuntu ubona ajabuka akagira impamvu idahari bituma hari akamucika. Abo bana impamvu tuvuga turera ni bato, baracyahabwa bwa bumenyi bw'ibanze. Iyo babyiza adahari ntabahari. Ibi nigeze n'ubushize nabikomojeho uvuga ko umwana niyo yaba umunota umwe abandi batangiye kwiga adahari, umwarimu hari byose arimo asobanura adahari, aba yatangiye gusigara. Ibyo tubibonera mu itangira ry'umwaka cyari ry'igihembwe, yewe rimwe na rimwe ukumva umubyeyi nawe arumva hari nta kibazo gihari. Bijya bibaho, bazabashyikira, azabafata nyine ariko yiruka inyuma yabo. Hari ibindi ari kuba yakozeho kugira ngo yiruke inyuma yabo, akakwicara akaguma hamwe aho ndashaka kujya muri tuwarete kugira ngo ntibagiye wenda nagiye ariko najya naveyo. Usanga bari barigisha ariko uwo mwana narushya mbona rwose bikomeye. Hari umwarimu rero ukuntu aba yigisha hari iminota 40 nayo itoroshye kuyihuza ngo wigishe umwana kugira icyo umusigira no kwibuka wa mwana ahaye agahushya ugenda akigumirayo agahura na animateri asubira kwiga akagenda ubona adashaka kujyayo. Abo bana bamwe
rwose mubadukebure yumve ko umuntu yiga ahari icyo bita attendance, no kuba uhari ukurikiye nicyo bita kwiga. Ibindi byo usanga tugira abana basa nk'abigira amanota bakamuka bagiye kubaza, nyamara ibyo azazwa nibyo yize umunsi ku munsi, agabyiga ku munota wa nyuma atarimo kubyumva, yagera akabonamo utunota duke akagira 5, 6 ku 10 akabuye ntayabonye, ariko se mu by'ukuri abonye 6 kubera iki? Ku mwarimu yamwigishije byose 100%, akaba ari ibyo amubaza kutagize 100% nyine. Ababuriye mu tuntu twinshi abana batabigiye bumva ko niba mwarimu atamubajije ngo amuhe amanota ashobora kuba atanahari, cyangwa ko ibyo bigishwa niba no mu bitabo wanabireba, ariko ntabwo ibyo bitabo birahari. Ariko bashyizeho ko kwiga ari igitabo ariko kidasimbura mwarimu azi impamvu kandi niko biteye. Abo hantu rero mugerageze kuhabwira umwana uko mumuzi uko musanzwe mumubona, ntibirabura ikintu bimwunganira. Ikindi nashimye mu bana ni gahunda ya Remedio irimo kuba ibyo gufasha abana bagenda kugeraho. Uzaba kitugora wenda na padiri aza kumfasha kubikomozaho, ariko muri rusange niho ndabona impinduka nziza mu bushake bw'abana bacu bwo kwiga. Icyo kintu rero niyo mbarutso mu by'ukuri yo kuba nagira aho mpera ngo mvuge ku bigendanye n'imyigire n'imyigishirize muri urwo rugo. Igihembwe mureba aho kigeze, twagitangiye ku itariki ya 6 z'ukwa mbere, kizarangira muri rusange mu rwego rw'igihugu ku itariki ya 4 z'ukwa 4, ariko tugeze ku itariki ya 23. Murumva ko turimo tugenda twegereza igihe ntabwo ko yari n'ikizamini, igihembwe kikarangira abana bakajya mu biruhuko bakazagaruka mu gihembwe cya 3, cyo kigufi cyane gifite ibyumweru 10 gusa, kandi ibyumweru 10 harimo kwiga no gukora ibizamini, ariko ku ruhande rw'abiga mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa kane no mu wa gatanu hashyizemo ibyumweru by'abagenewe abiga mu wa 3 n'uwa 6 bazasigara kugira ngo bazakore ibizamini bya leta bisoza ibyiciro bigamo. Abana rero turimo kubigisha ibyo bagomba kwigishwa, haye dutoya tuno bita periodique, turiho amanota muraza kubona ashimishije n'adashimishije. Gushyira mu ngiro ibyo twize mu buryo bw'amagambo bizwi nka practices. Muri ibyo navugamo kuba twigiramo gukora amasabune bihura na konti yo mu wa 5, asinye y'uburyo bwo kwesitara amashanyarazi yo mu rugo, kubera ko muri iyi minsi hari ikibazo cy'abajura nyine bakunda gutera ingo mu gihe cy'umugoroba cyangwa se n'amabiro y'abantu ahantu henshi hagiye hatandukanye. Mu gihe rero ushobora kuba uri we mu rugo, yenda igitutsi cyagutwaye ari mu masaha ya nijoro, umujura ashobora kuza akica serire cyangwa se urugi, akaba yakinjira mu nzu yawe mu buryo butemewe n'amategeko, akaba yagusahura akakwiba. Muri ubwo buryo rero nyine nka Science Club twari twatekereje nyine iyi system nk'uko nabivuze bita entry alarm system, ku buryo umuntu akica urugi rwawe akigerageza gufungura ako kanya, twakoze system yo kwesitara ku buryo agikingura alarm ihita isakuza ukamenya ko umuntu yinjiye mu nzu yawe, ugahita ufata umujura. Reka